Shalom, turagushuje kandi turakuramukije aho uri hose. Umwami w'abamaga umugisha twongeye kuguha ikaze ku gicaniro cya Senga Ubohoke. Imana iguhe ibyo umutima wawe ukeneye byose mu izina rya Yesu Kristo. Wowe wakoze subscribe ukaba ubana natwe mu buzima bwa buri munsi bw'ijambo ry'Imana, mu buzima bwo gusenga. Imana ikugirire neza, Imana ikwagurira imbago mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Tuje rero kugira ngo tuganire, ariko nawe ubaye ari ubwa mbere uje hano, nawe tuguhaye karibu. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Nawe ntuze kugenda udakanze subscribe, kandi mujye mwibuka gukanda like, kuko iyo ukanze like ahantu uri bituma YouTube channel ihajyana iyo linki, noneho ubutumwa bwiza ikavuga kwirakwira, kuko baba babona yuko ibiganiro inyigisho turi kwigisha zikunzwe n'abantu, bigatuma rero YouTube channel nyine yerekeza aho hantu ibyo byigisho nyine aha handi nyine uyikoreye uburi. Imana iguhe umugisha rero, Imana ikugirire neza, kandi Imana ikwagurira imbago. Tuje rero kuganira ijambo ry'Imana, tuje guhishura uburyo inyenyeri ibasha kwibwa, kandi igihe ibasha kwibwa n'umugisha ukibwa. Inyenyeri iribwa, bakayitwara bakayijyana bakayigukuraho iyo utabaye maso, kandi bamara kuyigukuraho ikagabirwa abandi bantu. Wisi umwe ugasanga uriho gutyo, inyenyeri yawe yaribwe, yaragabiwe abana b'umwijima, yaragabiwe abandi bantu ari bo bayikoresha. Iyo Imana iremye umuntu imurema imukunze, ikamuhereza mu isi imukunze. Mbere rero yuko imwohereza mu isi, imushyiraho imitako ariyo twita inyenyeri. Imushyiraho ibintu bitandukanye bizamutandukanya n'undi muntu, ku buryo mu ruhande rwa buri muntu wese agomba kuba agaciro muri domene yiwe cyangwa se mu cyiciro cyiwe. Ni ukuvuga ngo kuko Imana ari urukundo, ibizi yuko umuntu wohereje mu isi agomba kubaho byanga bikunda. Ikizamubeshaho rero ikimuterekamo, icyo rero imuteretsemo nicyo twita inyenyeri. Ibyo imushyizemo biba bizamutandukanya n'undi muntu, nibyo bizatuma akenerwa muri domene ye, cyangwa se mu rwego rwe, mu cyiciro abarizwamo cy'ubuzima. None imuterekamo ikintu runaka kiba kizamufasha kugira ngo atandukane na mugenzi we. Niyo mpamvu abantu bashobora kuvuka mu muryango umwe, bakavuga ku mubyeyi umwe. Umubyeyi ashobora kubyara, tubona Yakobo abyara abana 12, ariko muri abana 12 tukabonamo umwana umwe wahitinze cyane, ari we Yosefu. Arahitinga cyane, izina rye riramenyekana, aza gukora imirimo itandukanye n'iya bene se. Tukabona Dawidi mu bahungu 7 bose Yesaya yari yaravubyaye, Dawidi ari we Imana yabashije guhitamo. Ni ukuvuga ngo rero sasa buri muntu aba afite, Imana imuremye aba afite icyo ibifite ikimuremeye, ibifite ikimuzaniye mu isi. Hari ikintu aba azaba cyo gitandukanye n'icyo uwundi mwana w'umuntu baba bavukana. Rero kugira ngo ube utandukanye n'uwo muvukana, Imana iguha inyenyeri yawe bwite. Hari za nyenyeri 5 twavuze duhuriyeho, ariko muri izo nyenyeri 5 twavuze duhuriyeho, twavuze inyenyeri y'amagara meza, tuvuga inyenyeri y'umuryango, tuvuga inyenyeri y'igikundiro, tuvuga inyenyeri y'ubutunzi. Twavuze inyenyeri y'ubutunzi, tuvuga iy'umuryango, tuvuga iy'igikundiro, tuvuga n'iy'urubyaro. Nuvuga ngo ibyo bintu byombi sasa Imana tubihuriyeho, izo nyenyeri tuzihuriraho. Kuba wabura urubyaro ntabwo ari ikibazo cy'Imana, ni abakozi ba Satani baba barakwibye inyenyeri y'urubyaro. Ndagusengera kano kanya ngo inyenyeri y'urubyaro ikugarukire mu izina rya Yesu Kristo. Kuba
amagara yawe wahora uri umurwayi urwaragurika, si ikibazo cy'Imana, ni abakozi ba Satani baba barakwibye inyenyeri y'amagara meza. Niwe ugomba kujya mu isi y'umwuka ukagaruka ukaburana ukinginga Imana kugira ngo ikugarurire inyenyeri y'amagara meza. Kuba wabura umuryango mbega ntuwubaka urugo, ikibazo ntabwo ari Imana, ni abakozi ba Satani baba bakwibye iyo nyenyeri y'umuryango ariyo y'urugo. Ni wowe ugomba kumenya uburyo ugomba kujya kwigaruza mu buryo bwo kwinginga Imana no gusenga. Ibintu byose kuba wabura ubutunzi, ikibazo si Imana, ahubwo ni abakozi ba Satani baba barakwibye inyenyeri y'ubutunzi. Aha rero ntuzasanga benshi babasha kuba, ugasanga umuntu n'umutunzi w'ikirenga ukomeye mu isi, afite ibintu byinshi cyane. Bamwe muri bo rero sasa usanga baba baratungishijwe n'uburiganya bukorwa mu isi y'umwuka. Ugasanga umuntu umwe ashobora gutunga inyenyeri z'abantu miliyoni, ashobora gutunga inyenyeri z'abantu 1000, ashobora gutunga inyenyeri z'abantu 100, biterwa nyine n'amahame yubahirije yo mu isi ya kirozi cyangwa mu isi ya satanike, mu isi iri satanike. Ni ukuvuga ngo rero ubundi uko bisanzwe Satani nta mugisha atanga, nta wagira, nta butunzi agira, nta nubwo ajya butanga, nta nubwo yabutanga. Ndavuga ubutunzi bw'umwimerere, ndavuga ubutunzi bwe bwite, ntabwo agira. Ubutunzi bwose Imana yari yabuhaye umuntu, ahubwo umuntu mu gukora icyaha kwe akitandukanya n'Imana, byatumye Satani ahita amwiba za nyenyeri zose. Amaze kuzimwiba mpaka amagingo ayangaya, ndayankubwire ngo umuntu wese uba mu byaha, wigaragura mu byaha, inyenyeri ziwe ziribwa cyane cyane. Inyenyeri yibirwa mu busambanyi, cyaha cy'ubusambanyi abantu bakunda gukora. Ushobora kunezererwa iminota 30 cyangwa se isaha imwe, ushobora kugifatirwamo, ushobora kukibirwamo inyenyeri y'ubutunzi ukayitakaza burundu, hanyuma ugahabwa inyatsi biciye mu gusambana. Inyatsi ikomatana nawe, kuzakuvaho bikazakugora kugeza igihe uzagarukira mu Mana ukihana ibyaha byawe, kandi ukabyihana ubutazongera kubikora. Kuko iyo wihana uyu munsi, ejo ukongera ugakora icyaha, uba wihemukira. Iyo nyenyeri ikomeza gufatirwa mu isi y'umwijima. Nongere mbisubiremo, iyo wihana icyaha ejo ukongera ukagikora, cyane mbisubiremo, icyaha cyo gusambana, ibyaha byo kwikinisha, ibyaha byo kujya mu bapfumu, ibyo ni ibyaha, cyangwa se byo kujya kuraguza, ni ibyaha byibirwamo inyenyeri z'abantu. Ni ibyaha Satani iyo bigufatiyemo agira amahirwe, yabonye uguye mu cyaha cy'ubusambanyi, aravuga ati wow, nibi nashakaga. Icyo gihe ukuba winjiye muri uwo muntu, niba uri umugabo winjiye muri uwo mukobwa, neza hari ibyawe usiga mu isi y'umwuka, hari ibitwarwa, ukabinyunyuzwa, ukabikurwamo, usohokamo uri umuntu uri empty, ntacyo uri cyo rwose. Iyo uri umukobwa, uwo mugabo akakwinjiramo cyangwa umugore akwinjiramo, uko agusohotsemo niko muri we hari umwuka ugusohokamo gutwaye buri kimwe cyose. Niko bigenda cyane biterwa nyine mu mwuka n'uwo muntu muhuye uwo ari we, n'imbaraga zimudomina, n'abadayimoni bamudomina, n'imyuka mibi imutwaje igitugu. So rero ni ukuvuga ngo rero, niba ushaka kurinda inyenyeri yawe hamwe no gusenga, irinde icyaha, irinde ibyaha nk'ibyo, irinde gusambana, hungira kuri ubusambanyi, hungira kuri ibintu byo kwikinisha, hungira kure ibintu by'ubupfumu, kabone naho waba urwaye wenda gupfa, ntuzemere kujya mu bapfumu, ntuzemere kuvuzwa mu bapfumu. Mu bapfumu ntibavura, tuzagaruka ku buvuzi bwo mu mwuka. Ubu rero sasa tuje kugaragaza uko inyenyeri yibwa, nicyo twakwerekaga, yibwa mu nzira zitandukanye. Reka rero mbere yuko nkomeza, nubwo nari ngeze kure,
ubundi umwuka w'Imana duhoraho abana natwe, ariko reka nsengere wowe kugira ngo ubashe kumva ibyo tuvuga. Mwuka wera ndaguhamagaye kugira ngo fungura amatwi y'uyu mugabo, fungura amatwi y'uyu musore, fungura amatwi y'uyu mukobwa uje kuri iki gicaniro, fungura amatwi y'umumama uje kuri iki gicaniro, yifungura amatwi y'abakuru n'abato, buri wese ugana hano hantu wumva iri jwi, fungura ugutwi kwe kubashe kumva mu izina rya Yesu Kristo, maze namara kumva abashe guhinduka, abashe kumvira kugira ngo abone kurya ibyiza wamuteguriye. Urakoze mwuka wera ko bibaye, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amina. Ijambo riravuga ngo niwumvira uzarya ibyiza by'igihugu. Kugira ngo urye ku byiza biri hano mu isi, Imana yaremeye abantu ikabishyira mu isi kugira ngo abantu babyishimiremo. Bigusaba kugira ngo ubeho wumvira Imana, ubeho utinya Imana. Imana iyo kubaha Imana bigira inyungu kuri wowe, wowe bifitiye inyungu cyane kurenza ibindi. Kwirinda icyaha niwe bifitiye inyungu kurenza undi muntu uwo ari we wese. Nk'uko rero buri muntu wese aba yifuza inyungu, aba yifuza kuzamuka, gutera imbere, kubaka izina, kugira izina. Wowe ushaka kubaka izina bigusaba kubaha Imana. Aburahamu yubahisha Imana, agendana n'Imana, Imana imuha izina rikomeye. Nawe rero niba ushaka kubaka izina, ubaha Imana mu izina rya Yesu Kristo. Niba ushaka kurya ibyiza by'igihugu cyangwa se byo mu isi iyi ngiyi turimo, ukaba ushaka kurya ibyiza by'igihugu urimo aho muri Amerika, ukaba ushaka kurya ibyiza by'igihugu uherereyemo cya Canada, ukaba ushaka kurya ibyiza by'igihugu icyo ari cyo cyose ku mugabane w'Uburayi, aho waba uri hose, waba urimo uranyumva uri, ukaba ushaka kurya ibyiza by'aho hantu utuye, by'icyo gihugu utuyemo, by'uru Rwanda utuyemo, by'u Burundi utuyemo, by'Ubugande, za Malawi n'ahandi hose waba utwumva uherereye. Niba ushaka kurya ibyiza by'icyo gihugu utuyemo, bigusaba kumvira Imana no kubaha Imana. Bigusaba kumenya kugendera ku mahame y'Imana n'amabwiriza Imana iguha biciye mu mwuka wayo wera. Bigusaba kugira ngo udeside, umenye, usobanukirwe inzira zose Imana yaguheramo umugisha, kandi usobanukirwe n'inzira zose Satani cyangwa se abakozi be bakwiba bakagusahura, hanyuma bakakwambura ibyawe byose, ugasigara bakagusiga uri vide, bakagusiga nyine bagucucuye. Hari abantu bacucuwe rero besikorokwa. Satani ni umwesikoro cyane, esikoro gentil, ni umwesikoro uteye ubwoba, wuzuye uburyarya bukaze n'uburiganya bukaze, ku buryo kukuriganya biramworohera iyo utamuvumbuye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ndatinya cyane yuko yanzoka uko yoheje Eva, ariko izoshya n'ibitekerezo byanyu bikava mu kubonera. Satani arakoshya mu bitekerezo. Ashobora kukoshya uri umukobwa, akakoshya aciye ku karimi k'umugabo, kakarimi k'umugabo kakarangira neza kakwigaruriye, yakwinjiramo akahita nyine muri uwo mubiri wawe niba umuhaye, akaba ageze ku ntego, inyenyeri yawe ikagenda. Nawe wa mugabo we cyangwa musore, iryo jisho ryawe ryagushuka, wajya ureba ibuno rikagutwara. Iryo buno ryagutwara ngo ni amabuno uri kureba ngo ni za nyashi, wagenda uvuga ngo ngiye kwinjira muri uri umugore cyangwa uri umukobwa, inyenyeri yawe ikazima cyangwa se ikagenda. Hari uburyo rero butatu bw'ingenzi. Inyenyeri y'umuntu ishobora kuzima, inyenyeri y'umuntu ishobora kwibwa, inyenyeri y'umuntu bashobora kuyitwara, kuyimwambura. Tugiye gusoma rero bimwe mu byanditswe bigaragaza ibyo ngibyo. Reka twihute mu byanditswe byera, tugende mu ijambo ry'Imana, hanyuma kugira ngo ubone uburyo bwo gusobanukirwa ibyo turi kuvuga ahangaha. Imana amahoro iguhe umugisha, kandi Imana amahoro ikugirire neza. Turi hano kugira ngo tuguheshe umugisha w'ijambo ry'Imana. Nawe ubishoboye wajya uduhesha umugisha ukadushyigikira kugira ngo ibiganiro byacu tubone uburyo bwo kubitegura neza mu izina rya Yesu. Yesu Kristo rero aguha umugisha, umwami w'amahoro akugirire neza, kuko n'ubundi mushobora gutuma umugisha w'Imana ukomaho ni no kumenya gushyigikira abandi bantu, cyane cyane gushyigikira abakozi b'Imana.
ijambo rimbwira yuko Yesu yaravuze ngo aho muzagera bakabagaburira cyangwa bakabaha icyo kunywa, abo ngabo bazabona umugabane ukomeye cyane mu bwami bw'ijuru. Bivuga ngo hari ibintu umuntu akora biporovoka umugisha w'Imana ukaza ku buzima bwawe. Hari ibintu umuntu akora bishobora gutuma ubuzima bwawe buhinduka igihe hari kumenya gutura Imana, hari gutanga 1/10, hari gutanga amaturo y'ubwoko butandukanye, harimo gushyigikira ibikorwa by'Imana cyangwa uyu murimo w'Imana, ariko gushyigikira abakozi b'Imana bazima, ariko ndavuga gushyigikira abakozi b'Imana bazima. Igihe ijisho ryawe ryakweretse ko umuntu wumva, umuntu ukurikirana ari umukozi w'Imana nyakuri, ukamushyigikira, ubugize amahirwe ho gutera iki, ubugize amahirwe y'ahantu, kuko si ahantu hose watera imbuto yawe ngo yere, si umurima wose wateramo imbuto ngo iyo mbuto izere. Ugize amahirwe ugaprofeta ukabona umukozi w'Imana muzima, umukozi w'Imana uri mu ijambo ry'Imana, umukozi w'Imana uvugije w'umunyakuri nyine, biba imbuto yawe uzayisarura. Sarura cyane, biba imbuto yawe unyanyagiza uzasarura kuri uwo muntu w'Imana. Imana amahoro igumugisha kandi Imana amahoro ikugire neza. Reka rero tubanze dusome iri jambo ry'Imana nk'uko twabivugaga, tubereka uburyo inyenyeri zishobora kwibwa n'igihe zibirwamo. Ubundi reka dusome igitabo cya Yobu. Muri Yobu twihute cyane, muri Yobu igice cyaho cya 24 n'umurongo waho wa 14 handitswe ngo umwicanyi abyuka muri kerera akica umukene n'indushyi, kandi nijoro agenza nk'umujura. Yes. Reka nongere nsubiremo iryo jambo, ariko ndasoma n'uwa 16 ngo umwicanyi abyuka mu rukerera akica umukene n'indushyi, kandi nijoro agenza nk'umujura. Umusambanyi arindira ko bwira akavuga ati ntawuza kumbona, akipfuka mu maso. Mu mwijima bacukura amazu, ku manywa bakikingira, ntabwo bazi umucyo. Iri jambo uraryumvise neza, ritangiye ritwereka ko umwicanyi abyuka mu rukerera, kandi Yohana 10:10 handitse yuko ni Yesu wavuze ayo magambo. Aravuga ngo umujura agenzwa no kwiba, kwica no kurimbura. Avuga ngo umujura agenzwa no kwiba, no kwica no kurimbura. Uwo mujura avugwaga ni Satani, akazi kiwe no kwiba. Kwanza Yesu yagaragaje ko umujura agenzwa no kwiba. Nuvuga ngo intambwe ya mbere cyangwa se target ya Satani, ubwami bwa Satani bwubakiwe ku mashyiga 3, ishyiga ryama cyangwa inkingi 3 kugira ngo byumve. Urabizi wenda bubu ntimwabasha kumenya icyitwa amashyiga, ariko reka mvuge ku inkingi 3, abo mushobora kuzumva. Nuvuga ngo ubwami bwa Satani bwubakiye ku nkingi 3. Inkingi ya mbere ni inkingi yo kwiba, inkingi ya kabiri ni yo kwica, inkingi ya gatatu ni yo kurimbura. Kwiba rero kwibiki, aho ngaho nibyo twababwiraga ngo inyenyeri y'umuntu ishobora kwibwa. Tubabwira ko ishobora kwibwa ikibirwa mu bintu byo gusambana, nyine igihe wowe waganjijwe cyangwa se igihe uganzwa n'umwuka w'uburaya cyangwa ubusambanyi, wowe biragoye cyane kugira ngo wowe uzabashe gutobora. Biragoye cyane kugira ngo inyenyeri yawe yigumane iyo wishora mu bintu by'ubusambanyi. Ya nyenyeri y'urugo kugira ngo uzayigumane, uzatasanga nubatse urugo rukunanire, ruhoremwe intambara, ruhoremwe amatiku. Uzinjira muri relationship uhoramwe amatiku, uhoramwe intambara. Kubera iki? Rimwe na rimwe hari abinjira muri relationship iyo nyenyeri baramaze kwibwa, biciye muri byagiye bigaragura mu by'ubusambanyi, nugasanga nta relationship batindamo. Kubera iki? Inyenyeri yabo ikijyanye n'urushako cyangwa n'urugo barayibwe, nta yigihari bitewe n'ibyo bigaraguyemo. So nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, kiba gikenewe rero muri uko kwibwa rero iyo nyenyeri bigenda gute? Hari umuntu ujya kuba ku rugo, uba warabuze urugo nyine nguko nta nyenyeri afite, akagira amahirwe yo kuba ari umuntu wisanga ku mupfumu w'umunyakuri, ufite amashitani, ufite imyuka mibi.
kandi ufite imbaraga nyinshi cyane ziri satanike, utamba ibitambo by'amaraso y'abantu. Noneho rero uwo muntu uba utanga ibitambo by'amaraso y'abantu, buriya ibicaniro by'amashitani bikomera igihe cyamaze kugeraho ahantu gitangira kunywa amaraso y'abantu. Icyo gicaniro kigira imbaraga. Ubwo rero ushobora kwisanga umupfumu umuntu yagiyeho ari kuri urwo rwego rw'igicaniro cy'amaraso y'abantu. Noneho sasa uwo nguwo abasha kugira ububasha bwo kukwibira inyenyeri akayiguha. Muri uko kuyiguha rero sasa kugira ngo na ba bandi wa wundi wahawe inyenyeri y'inyibano, ahawe inyenyeri yo kubaka urugo, agakontorora umugabo akamugira debile, akazajya bwaca ahangaha anyura ahangaha agakora ibyo yishakiye, umugabo ntagire gute, ntavuge. kubera ki za mbaraga ziri mu mugore ziradomina umugabo, ziramwerekeza aho ashaka. Ni imbaraga ziri satanike ariko zibwe muri ubwo buryo umuntu yazihawe, kuko satani ubundi nta n'imbaraga ku giti cye agira, nizo yiba abandi bantu akazihereza abandi. Rero uzasanga uwo muntu kugira ngo wowe urekipere iyo nyenyeri bizagusaba imbaraga z'amasengesho menshi, bizagusaba imbaraga zo kwezwa, bizagusaba imbaraga zo gukiranuka. Kugira ngo urekipere inyenyeri yawe bigusaba kwezwa no gukiranuka, bikagusaba kuba mu Mana cyane, urekipere inyenyeri wawe aribwe. Noneho rero sasa ijambo ritwereketse yuko uyu mwicanyi ni batweretse igihe akorera. Satani akora muri ryari, ngo hano bavuga ngo abyuka mu rucerera bugiye gucya, hahandi ibitotsi bamwe muri mwebwe biba ari byinshi cyane muri rwa rucerera. Ngo niho umwicanyi abyuka mu rucerera ngo akica umukene. Uyu ni umukene wo mu mwuka urimo uravugwa, umukene mu by'ubwenge, mu by'umwuka, mbega udafite icyazi mu mwuka, udafite icyazi mu bibaho, udafite icyazi mu bibaho mu isi y'umwuka, kandi akaba nta n'ikintu abasha gukora ku buzima bwe bw'umwuka. Ndagira nkubwire ngo ubuzima buri mu byiciro bibiri, hari ubuzima bw'umwuka hakaba n'ubuzima bw'umubiri. Noneho rero ubuzima bw'umwuka usabwa kububungabunga, usabwa kuburinda. Ubuzima bw'umwuka kugira ngo buhabwe imbaraga, bukomere, buhabwa imbaraga biciye mu gusenga, bugahabwa imbaraga buciye kumva amagambo y'Imana, kandi nayo biterwa n'amagambo bwa buzima bw'umwuka bwumva. Hari amagambo agaruka ku marangamutima ariko atari mu bwenge, ariko atari mu bumenyi. Ukumva ni amagambo agaruka akangura amarangamutima atari mu bwenge, atari mu bumenyi. Ya magambo umuntu ashobora kuza akakubwira ati yayandi ashyushya umutima wawe, yayandi akangura amarangamutima, azamura ibyishimo, ariko bya byishimo bitari mu bwenge, bitari mu bumenyi. Ayo ngayo ntacyo yagufasha mu buryo bw'ubugingo. Ndavuga rero umuntu ubuzima bw'umwuka kugira ngo bubashe gukomera, bubashe kunesha, bisaba kugira ngo ubwa buzima bw'umwuka bube bufite ubwenge bwo mu mwuka, bube bwakira amagambo y'ubwenge y'umwuka, amagambo agaruka agafungura ubwenge bwawe, agafungura umutima wawe, agafungura wewe imbere, ukasa nkaho ukozwe ku maso, ugasa nkaho utahuye, uhishuriwe. Ayo niyo magambo yiba ku buzima bw'umuntu w'imbere. Ya yandi rero yo gushyushya umutima agakangura amarangamutima, ayo ntabwo ashobora kugufasha byiteka. Agufasha byako kanya, n'ubundi wagera hari ugasanga ibibazo bikomeje kuba ibibazo, kandi ntumenye n'impamvu yabyo nibura. So nuvuga ngo rero sasa umuntu ubuzima bw'umwuka rero buratandukanye cyane, nibwo butegeka ubw'umubiri. Iyo satani yabwinjiriye, abwinjiriramo ryari nk'uko tubivuze hano. Ijambo twetse yuko ubwo twavugaga umuntu umukene ninde, ni wa mukene mu mwuka nyine, ni wa mutindi mu mwuka nyine. Iyo rero yinjiriye muri ubu buzima bw'umutindi wo mu mwuka, uwo muntu udafite ubumenyi, uwo muntu udafite amasengesho muri we, umuntu udafite kubaha Imana muri we, umuntu udafite umwanya wo kumva iby'Imana muri we, ndetse yumva
bimukora ahantu akumva biramuraka nta byishimiye na gake, ntabigirire umwanya muri we, ntabiha akanya muri we, uwo muntu ni umutindi cyane udaha umwanya muri we ijambo ry'Imana, udaha umwanya muri we amagambo y'ubuzima, amagambo ari mu bwenge, amagambo ariko bwa bwenge buturuka ku Mana. Uwo muntu rero aba ari indushyi. None ngo ni indushyi. None sasa wamwicanyaraza kiba wa wundi nyine, uwo muntu niwe wibwa inyenyeri. Bene abo nibo bakunze kwibwa, ngo kandi nijoro nyine wamwicanye agakora nyine nk'iby'ubujura. Ni ukuvuga ngo mu ijoro nyine niho ubundi abana b'umwijima bakora, niho Satani akora, niho imbaraga z'umwijima zikora cyane zikaza zikiba. None ngo mu mwijima bacukura amazu. Ijambo niko rivuze ku murongo wa 16 muri Yobu 24 murongo wa 13, ngo mu mwijima bacukura amazu, ku manywa bakikingirana, ntabwo bazi umucyo. Mu mwijima bacukura ubuzima bwawe, abadayimoni bacukura ubuzima bwawe, bakinjira muri ayo maraso yawe, bakinjira muri DNA yawe, bakinjira mu byumba byawe by'ubugingo. Umuntu ni munini ukozwe n'ibyumba byinshi. Ndakubwiye ngo umuntu ni munini, aragutse cyane, umuntu wapfa kumumenya. Ndavuga umuntu w'umwuka. Iyo tuvuga buriya ubugingo, ujye umenya ngo ubugingo bufite ibyumba bitandukanye. Hari icyumba cy'ubugingo cya mbere twita icy'ibitekerezo, hari icya kabiri twita icyumba cy'amarangamutima, hari ikindi cyumba aho ngaho mu bugingo nyine twita icy'ubushake, hari ikindi cyumba cyo mu bugingo cyitwa umutima. Aho ngaho rero, aho niho bacukura abajura, kuko niho haba hari za nyenyeri Imana yateretse muri wowe bakaziba. Niyo mpamvu tuvuze ngo zibwa mu gusambana, nuko iyo usambana n'umuntu ibyo mukora mu bikorerwa mu muntu w'imbere kurenza ibikorerwa hanze y'umubiri, kuko bisaba kugira ngo muri bwa bugingo bwa wa muntu ugiye guhura nawe, gusambana nawe, umugirire amarangamutima. Kandi amarangamutima ni igice gikoze ubugingo. Ya marangamutima rero umugirira, urumva murahuza mwembe amarangamutima. Kabiri, bya bitekerezo uburyo umutekerezamo nawe agutekereza, murahuza bya bitekerezo. Gatatu, ubwo urumva ni wowe w'imbere uri murangirika, ntabwo ari umubiri gusa, kuko urumva utangiye ni wowe w'imbere uri muragenda uhura na wa wundi. Noneho sasa bwa bushake wumva umufitiye burahura na bwa bundi bwiwe, urumva ni icyaha cyo mu muntu mw'imbere. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo mwirinde gusambana, kuko ibindi byaha byose bikorerwa hanze y'umubiri ariko cyo gigakorerwa mu mubiri mw'imbere. Ni icyaha rero kinyunyu, ni ukuvuga ngo abantu bibirwamo inyenyeri batabizi, zikagendera mu muntu runaka, ukoreshwa cyangwa uri domine n'izo mbaraga. Bagabo benshi bagiye bapfira aho ngaho, batakaza ubugabo bwabo cyangwa icyubahiro cyabo, bagitakarije aho ngaho, batakaza amahirwe yabo bayatakariza aho ngaho benshi. Ariko iyo ugarutse muri Yesu Kristo ukihana kandi ukagirirwa ubuntu bwo guca muri deliverance cyangwa deliverance, ukagirirwa ubwo buntu bwo guca muri ayo masengesho, hanyuma ugakomeza ubuzima busenga, inyenyeri zawe ziragaruka kandi ukazidomina rwose, ukinjira mu mugisha w'Imana uwo yari yaraguteguriye. Rero aho ni ijambo rya mbere tubonye, uburyo bwo kwibwa kw'inyenyeri. Noneho sasa tubonye ko bikorwa mu gihe cy'ijoro. Ejo tuzagaruka tuvuge ukuntu imyuka y'abarozi noneho sasa yitwikira ijoro, twerekane n'ukuntu n'inzozi zigaragaza igihe watatswe n'imyuka y'abarozi yaje kukwiba inyenyeri. Reka rero dukomeze dusome amagambo y'Imana hano, kongere dusome mu Itangiriro igice cya 27. Tangiriro igice cya 27. Tangiriro igice cya 27, turebe amagambo aho ngaho nanone atwereka ukuntu rwose ibi bintu byibwa, kandi cyangwa se umuntu ashobora kubikurwaho. Umuntu ashobora kubikurwaho cyane neza ugasanga umuntu yambuye ibye neza
ibyo Imana yari yaramuhaye akabyamburwa atabizi. Izi nyenyeri umuntu arazamburwa. Hari umuntu usanga Imana iba yarahaye inyenyeri y'ukuboko kwiza, hari uwundi usanga Imana iba yaramwihereye inyenyeri yani yo kureba kure, afite ubushobozi bwo kureba kure ku buryo ashobora gutambuka ku murima cyangwa se ku kibanza yajya kireba akavuga ati aha hantu mu myaka nk'icumi hazaba hamaze gutera imbere, aho hantu abandi ntibabibone, cyangwa se akaba yahareba akavuga ati aha hantu umuntu hashyize iduka ryagira gute ryazamuka, abandi badafite ubwo bushobozi bwo kubona ibyo. Izo ndimo natangiye kugaragaza za nyenyeri rero zihabanye cyangwa se zitandukanye na za zindi tuba duhuriyeho. Hari undi usanga afite inyenyeri y'ubwenge, afite ubwenge buhambaye, Imana yamwihereye inyenyeri y'ubwenge. Hari uwundi usanga Imana yamwihereye inyenyeri y'amashuri, umugisha we wiherereye mu mashuri, agomba kwiga kaminuza, uvuga ngo akagera kure, ubuzima bwe kugira ngo buzagire aho bugira, ari uko agomba kwiga. Abaye atize akaba ubuzima bwe buzononekara, kuko inyenyeri yiherereye mu kwiga. Hari abandi usanga inyenyeri zabo ari ubuganga, inyenyeri zabo ari ubusirikare, abandi usanga inyenyeri zabo ari ibintu by'ubukorikori, ari ibintu inyenyeri zabo ari ibintu nk'ibi ngibi turimo by'Imana. Ni ukuvuga ngo umuntu yararemewe cyangwa akorezwa mu isi afite inyenyeri yo gukorera Imana kwe ari byo bizamutunga. Hari uwundi usanga undi inyenyeri yiwe ari ubuhinzi, undi ari ubworozi. Natangiye mbabwira nti Imana iremye umuntu imuha inyenyeri, iyo nyenyeri ikaba ari izamufasha cyangwa izamufasha kuba agomba kuba we agatandukana n'abandi. Noneho sasa impamvu izi nyenyeri zibwa nuko hari umuntu ujya mu kintu adafite inyenyeri yacyo, kuko adafite inyenyeri yacyo akaboneza iyo mu bapfumu, yaboneza iyo mu bapfumu, umupfumu akamwibira ya nyenyeri, ugasanga hawe inyenyeri itariye gutyo. Ariko abana b'Imana nimwisobanukirwa, mugatangira guhamagara inyenyeri zanyu, mugasengera inyenyeri zanyu, kuko inyenyeri igarurwa n'amasengesho, ntabwo igarurwa n'umupfumu. Iyo ugiye ku mupfumu akayiguha, uzitambuka akimenya yuko yibwa inyenyeri yiwe agasenga, azayikunyaga wongere usubire down. Ibyiza rero ahubwo wowe inyenyeri yawe bwite uyicanye, isengewe, ukaba uyifite ikagaragara, kuko ishobora kuzima nk'uko nababwiye ikagaragara mu kintu cyose waba ubarizwamo. Waba umuntu ukomeye mu bukorikori bwawe, waba umutunzi, waba umukire, mu kudizayininga kwawe. Hari abantu baba bafite inyenyeri yo kudizayininga, hari abantu baba bafite inyenyeri yo gucuranga, hari abandi uzasanga bafite inyenyeri yo bujyanama, hari abandi uzasanga bafite inyenyeri yo kwigisha, hari abandi uzasanga bafite inyenyeri yo gusobanura indimi zisanzwe. Inyenyeri ziba zitandukanye biterwa n'icyo Imana ikurema yashatse kubiki. Noneho rero sasa muri buri kintu cyose uri cyo, cyangwa se muri buri kintu cyose, nta kintu mbega ntukifuze umwanya wundi, ntukifuze kumera nka runaka. Wowe uburiwe uramutse ukanguye za nyenyeri zawe zikurimo zikagaragara mu cyo ukora, wakiboneramo umugisha. Rero inyenyeri yawe iyo wayibwe neza cyangwa se ukayamburwa, nta mugisha w'Imana ubona. Reka dusome hano muri Obadiya igice cyaho cya 5. Obadiya igice cya 5. Obadiya bambe igice cya mbere. Obadiya igice cya mbere umurongo waho wa 5. Hanyuma tumva icyo havuga. Obadiya igice cya mbere n'umurongo waho wa 5. Reka dusome ngo abajura iyo baguteye cyangwa abambuzi baguteraniyeho mu ijoro, ukaba waraciwe aho niba kwiba kugeza ubwo bihaza. Abasaruzi b'imizabibu baje iwawe ntibagira imizabibu, basiga yahombwa. Urumbira ijambo rivuze ngo abajura iyo baguteye cyangwa abambuzi baguteraniyeho mu ijoro. Ibi ni ibintu byumve ndi kuvuga bibaho mu mwuka, kuko n'inyenyeri nazo munababwiye ni mu mwuka. Izi nyenyeri twavuze si ibintu bifatika, ahubwo ni imyuka myiza Imana iba yarateretse ku bantu.
noneho ya myuka myiza ni ukuvuga ngo Imana izana umwuka mwiza ikawuguterekaho, ikavuga ngo umwuka muhaye uyu nguyu ni uwo kudizayininga, azaba umudizayini mwiza, azaba umudekorasiyo mwiza. Ubwo iyo nyenyeri ya dekorasiyo Imana ikaba irayiguhaye, ukavuka ariyo nyenyeri yawe. Muri icyo gisata cya dekorasiyo ariho uzabona ubutunzi, ariho uzabona ibizatunga umuryango wawe. Ubundi Imana ikamuzana ikamukubitaho inyenyeri y'ubwubatsi, akaba injiniya. Mu bwubatsi murabizi ubwubatsi burimo ibisata byinshi, harimo ubuplombier, harimo electricité, harimo ubukapenta, harimo ubusharupansiye, n'ibindi, ubupenteri. Ubusharupansiye nibwo bukapentari n'ubupenteri, mbega ubufundi buri mu byiciro bitandukanye. Noneho sasa buri muntu hari abo baba barahawe inyenyeri z'ubucuruzi, ariko mu bucuruzi nabwo hari inyenyeri zitandukanye. Hari uwacuruza imyenda afite inyenyeri yo kuba agomba ubucuruzi bwe ari ubw'imyenda, ariko najya mu myaka bitazahirwa atabona inyenyeri y'umukino. Ni ukuvuga ngo Imana irema abantu batandukanye hano batandukanye, ikabohereza hano mu isi yamaze kubaha inyenyeri. Izo nyenyeri zabo Imana izazicamo bakaziboneramo ibyo bakeneye hano mu isi. Iyo zazimye rero, iyo zibwe, abajura bakaziba. Hano ijambo riratubwiye ngo abajura iyo baguteye cyangwa bambuze baguteraniyeho mu ijoro, ukaba waraciwe, wenda watandukanye n'Imana nyine, nibyo bishatse kuvuga ngo ukaba waraciwe, nta mugabane, nuvuga ngo nta bumwe ugirana n'Imana. Noneho sasa kuba udafitanye ubumwe n'Imana, ngo iyo abajura baguteye cyangwa bambuzi baguteraniyeho mu ijoro, ngo aho ntibakwiba kugeza ubwo bihaza. Ni ukuvuga ngo abajura rero, abo ni ubujura bwo mu mwuka. Hari inzozi murota ariko mwamaze kuzibirwamo ibintu byinshi cyane. Hari ibitotsi abantu basinzira bagakanguka babacucuye, nta kintu babasigiye neza, buri kimwe cyose wakibwe, usigaye uri vide. Ibyo rero byose inshuti mukundwa muri Kristo Yesu, biragusaba kugira ngo uhinduke umunyamasengesho w'ubuzima bwawe. Kandi kabiri, biragusaba kugira ngo ugire amahirwe yo kugira umushumba mwiza w'umunyamwuka musengana, cyangwa se nyine ugushinzwe, reka mvuge ugushinzwe, wa wundi ugushinzwe wita kwa umushumba wawe cyangwa umuyobozi wawe mu by'umwuka. Ubundi mu byo uwagushinzwe mu by'umwuka niwe ugomba kugufasha mu by'umwuka ngo ugushinzwe. Iyo ari umuntu usenga Imana, ari umuntu uri mu kintu cye, kuko hari abandi bantu binjiye mu bintu by'Imana atari ibyabo. Kuko atari ibyabo rero, ugasanga noneho sasa nta nyenyeri yabyo bafite. Kuba nta nyenyeri yabyo bafite rero, uwo muntu nk'uwo ntacyo azagufasha ngo bikunde, nta n'icyo ashobora kumenya. Ibi tuvuga iyo atari ibye ntashobora kubyumva, ntashobora kubimenya. Hari abantu babaye abakozi b'Imana kuko babyize gutyo, aragenda arabyiga kuko yabikunze, ariko si ibye, ntiyabihamagariwe, yarabirebye arabyifuza abijyamo, ariko atari ibye. Uwo muntu rero bibwi batubwira ngo kuko yize teoloji nyine, azagusukaho umwuka wa teoloji nyine, ariko ntabwo azagusukaho umwuka uzana ubuzima. Ntabwo azakuzirukana dayimoni ngo bikunde, ntabwo azakubohora ngo bikunde. Reka azi icyo azaguha ni teoloji nyine. Ni teoloji, ni amateka. Kandi ijambo ry'Imana si amateka, ijambo ry'Imana ni ubuzima. Ijambo ry'Imana ni ubuzima. Bibiliya ivuga ngo mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana, nta na kimwe kitaremwe nawe, kandi byose byaremewe muri we. Ijambo rirarema, ijambo rizana ubuzima. Yesu aravuga ati amagambo mbabwiye ni umwuka, umwuka ni utanga ubugingo. Ni ukuvuga ngo rero sasa nuyoborwa n'umuntu nyine wize ibintu nk'ibyo bya teoloji, azaguhata teoloji. Hari ibintu uzajya ujya wumva ahandi, wumve ni nk'ibintu bikubereye urujijo udasobanukiwe. Kubera iki? aho barizwa abakuyoboye mu by'umwuka ni bagufi cyane mu mwuka. Nta mwanya bagira wo gusenga, nta mwanya bagira wo kwegerana n'Imana, nta mwanya bagira wo kwicara mu ijambo ry'Imana ngo baganire n'Imana biciye mu ijambo ryayo. Ahubwo bindi baba barafashe gutyo, arabyuka tu agasoma Bibiliya, cyangwa se umunsi ari bwigisha ijambo akaba ari bwo areba muri Bibiliya. Urumva umuntu rero sasa, kuko akakoresha ya experience
y'ibyahahise bya kera, ugasanga murimo murahabwa amagambo atarimo ubuzima, atabahumura, atatsinda abadayimoni, atatsinda imbaraga z'umwijima. Ndajya nkubwire ngo inshuti mukunda muri Kristo Yesu, rero nguko uko bigenda ubujura, ngo abajura iyo baguteye cyangwa bambuze, Satani akazi kiwe n'ukwiba, twabonye n'ukwica no kurimbura. Mu yandi magambo rero, akorera mu bakozi be bakaza kukwambura mu ijoro. Ndagusengera kugira ngo ibyo wambuwe byose mu buryo bw'umwuka, inyenyeri yawe wambuwe, ku muntu wumvise iki cyigisho utarabanza kugenda kumva kiriya kinyenyeri, ugende wumve ziriya zinyenyeri, kiriya kinyenyeri, urasobanukirwa ibyo turi kuvuga ahangaha. Wumve ukuntu igihe inyenyeri ya Yesu yagaragaye, ikagaragarira abantu bari mu bihugu bya kure, bakaza bavuye mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, bakaza mu burasirazuba bwa kure, bakaza mpaka i Yerusalemu. Iyi nyenyeri yawe rero uyifite, ikaba kandi igaragara yaka, yaturumbura abantu mu bihugu bitandukanye, yavana abantu bunaka bakaza bakakugana, ugahabwa umugisha w'Imana. Nyine yagukonekita n'abantu b'umugisha. Ariko idahari, ahubwo ushobora kwisanga uhuzwa n'abakozi ba Satani, n'abakwangiza n'abakugirira nabi, uhuzwa n'abakuyobya, uhuza n'abakwangiriza ubuzima, uhuzwa n'abakwangiriza imibereho, uhuzwa n'abakuzimya burundu n'abica ubuzima bwawe. Niyo mpamvu wowe ugomba guhitamo bugendana nabo nabukorana nabo. Abaswahili baravuga ngo ndege wasiofanana hawaruki pamoja. Bisobanura iki? Ngo inyoni zidasa ntabwo zijya zigurukira hamwe, ntizijyana muri urwo rugendo. Inyoni zidasa ntizishobora kugurukira hamwe ngo zijyane mu rugendo. Ndege wasiofanana hawaruki pamoja. Noneho sasa rero, wowe urikonekita n'abantu udahuje nabo mu buryo bw'umwuka. icyo baza, kuko Satani nicyo abashaka no kugira ngo agukonekite n'abahungu be. Niba uri umukobwa, agukonekite n'igihungu cy'igisambanyi, n'ikigabo cy'igisambanyi gihora mu maguru y'abagore no mu maguru y'abakobwa, n'ikikwinjiramo wa mugore we n'ikikwinjiramo wa mukobwa we, kirasiga kiguhumanyije, kikwangije, kugira ngo uzahumanuke. Bizagutwara imyaka n'imyaka, ukererwe kugera ku mugisha w'Imana. Yewe wa mugabo, nuko nguko Satani abashaka, agukonekite n'umuntu uri mu mwuka w'ubusambanyi. Ni winjira muri uwo mukobwa winjiwemo n'abagabo uduhumbi n'uduhumbi, ukinjiramo usiga inyenyeri yawe aho ngaho, kugira ngo iyo nyenyeri izagaruke. Uburyo bune inyenyeri ishobora kwangizwa, igahumanywa, ikangizwa neza. Kabiri, ishobora gutwikirwa bakayizimya. Gatatu, ishobora kwibwa bakayijyana, ukabaho ntayo ufite. Ibyo byose rero iyo byakubayeho, kugira ngo winjire muri destination yawe biragorana. Intambara zihoraho za hato na hato. Reka dusoreze ahangaha. Imana y'amahoro iguhe umugisha, Imana y'amahoro igutabare, Imana y'amahoro ikurengere. Uburyo bwo kugira ngo rero inyenyeri yawe igaruke nta bundi, bica mu guca bugufi, ukihana, ukareka ibyo wakoraga kandi ukabireka burundu, ugahindukirira Imana. Wamara guhindukirira Imana, ugaca muri deliverance. Iyo wakijijwe biba gusaba kugira ngo utarigeze uca muri deliverance, bigusaba kugira ngo uce muri deliverance. Nyuma ukaba mu buzima busenga, ukaba umunyamasengesho usengera ubuzima bwawe. Imana y'amahoro ikugirire neza, Imana y'amahoro igutabare. Reka tugarukira ahangaha. Hari abantu bajya bavuga ngo simvuga nimero yanjye. Uyu munsi ndatangira kuzajya nyandika hariya muri taburo, mujye muyibona. Imana y'amahoro iguhe umugisha, Imana y'amahoro ikugirire neza. Mugire ibihe byiza. Turi kumwe nakagaruka hano kuri Senga Ubohoke.